ya miziki tumenyereye kandi mu miseko nabo badutaramiye bikagenda neza cyane. Imana ibaha umugisha. Dukunze kugira abashyitsi ntitubagezeho impano. None ejo narinzi ko mpaye impano abashyitsi bacu ari batugendereye bisoza mbyibagiwe zari zateguwe nazibonye hariya ariko uyu munsi ntabwo ndi kuzihabona zirahageze. Reka twirebere babashyitsi bacu batarabadivantiste umunsi wa karindwi babaje kwifatanya natwe aho bari bashyire ikiganza hejuru tubakire. Mbese muri hehe bantu mudukunda cyane ndimo ndababona ngaho nimutambuke muze hano imbere tubagenera impano zanyu. Mutambuke rwose mubanguke, impano ni izanyu ntabwo tuzazisubizayo, nimwe zagenewe. Hari igihe kuza imbere bitera isoni nabyo ndabizi, ariko nzi ko bitari batera isoni. Mwabanguka se kugira ngo twige n'ikigisho cyacu cy'uyu munsi. Twabateguriye impano z'ibitabo kandi ntabwo ari mbi. Nimubanguke rwose, yego mubanguke tubahe impano zanyu. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Hari abandi bataje kandi nabonye bari bamanitse. Noneho nidusoza ababararitse tuze guhurira hariya kugira ngo nabo tubahe impano zabo. Murakoze cyane. Reka dukomeze. Tumaze iminsi turi kwigana kandi turimo turi gusatira no kugera ku musozo. Iyo twageze Wednesday cyangwa se ku wa kane w'isabato iminsi bayagiye. Ubwo dusigaranye umunsi w'ejo no ku wa nyuma no ku isabato tugasoza amavuna yacu. Reka dushimire Imana abanye natwe kandi nshimire buri umwe wese wagiye agerageza kuboneka. Nimugoroba twahoze turi kuvuga kuri Aime, narinzi ko mvugisha umubyeyi we nkamubaza ni umuhungu wawe ko ntari kumubona bitebye, ariko uyu munsi namubonye. Nuko nawe ari hafi aho. Nuko ahari The Way yari yaje, hari n'abandi bo muri The Way nzi. Ubwo rero nabo najyaga ndaranganya amaso ngo ndere ko mbabona, bamwe nkababona abandi simbabone. Nyabuna nimuzajye muza. Ejo narabibwiye korali yari ihari. Ese reka ndebe abari muri message, agiye tubyita message. Abari muri message baje uyu munsi bari nabejo nabibabwiye. Nabashimye ko bamwe muri bo bajya baza, none dore nta numwe waje. Hari indwara rero mufite umuyobozi w'amakorali azakosora pe kandi muzabihagurukire. Ndabizi ko muba mushakwa henshi, muba mukenewe henshi. Wenda nuko urugero sampling abagize mu ishuri sinzi mpisemo mu buryo busa nkaho butunguranye ku baririmbyi gusa, ariko n'ibindi byiciri umuntu yabireba. Reka turebe umuyobozi w'ivugabutumwa ari aha, ndamubona. Ubwo yari sampling nayo, ariko arahari. Rero mu by'ukuri dore indwara hano i Remera turwaye. Dufite amakorali meza azi kuririmba, ariko aza ari uko agezweho. Menye baba bagiye muri practice, cyangwa se bakaba batuye kuri, cyangwa se bakaba bafite izindi nshingano nyinshi. Ariko reka mbabwire, ntabwo nkunda kubivuga, ariko niba hari umuntu ugira akazi kenshi kamuvuna nanjye ndimo. Ntabwo kuzaha biba ari ibintu binyoroheye, ariko nkihangana nkagerageza nkaboneka.
abandi bashobora kubitekereza bakagira ngo ahari ni ibintu bitamvuna, nyine ni ibintu nkora gutyo. Ntabwo nababwiye ko igihe cyari cyarageze nkahagarika gukora amavuna. Nari maze hafi umwaka wose ntakora amavuna. Ubu ngubu nibwo pasitoro wa hano ngiye kunyegera arampamagara, nyuma y'ubuyobozi bw'itorero buramvugisha, ndavugana ariko uwakongera nkagerageza. Rero hari igihe abantu tujya twitwaza ngo inshingano ni nyinshi, ngo imirimo ni myinshi, ngo akazi ni kenshi. Reka nanjye ndagafite kandi kenshi, ariko ntabwo ngiye kubacyurira, sicyo nashakaga, so kubacyurira, ahubwo ni ukugira ngo nongere mbibutse ko muri bya bintu byinshi dufite dukwiriye gushyiramo n'iby'Imana, kuko biratureba uko byagenda kose. Abo twiganye ku isabato twabonye yuko igihe abantu bari kunanirwa kugikoresha neza, kandi ari igihe kizagera bagasanga baricujije cyangwa se barakoresheje igihe cyabo nabi. Ntabwo rero kubwira iyi korali iri hano, kuko mfashe n'urugero ko yari hari ejo, ubu noneho ndebye niyo yibanjirije yari yambwiye ko iri bundirimbire uyu munsi nayo nayihari. Nyabuna nimuzahimbemo indirimbo. Hari korali imwe nigeze kubyumva yahimbyemo indirimbo ngo abaririmbyi ngo ababwiriza banga abaririmbyi, ngo n'abaririmbyi bakanga ababwiriza. Ariko njye siko neye, nkunda abaririmbyi kandi nkakunda n'abavuga butumwa. Mu nguni zose ndahari. Inama nabaha n'abandi nazibaha. Nabaye umuririmbyi igihe kinini, nayoboye korali ibihe binini, nabaye umutoza wa korali ibihe binini. Ubwo rero imvune abaririmbyi bagira ndazumva, ariko n'akantu kerekeranye n'iyobokamana mu bundi buryo nako karafasha. Ndabashimira ko rero mukomeza kugenda muza muri benshi, nabwo Imana ibahe umugisha. Icyigisho tugiye kwigana kiravuga ngo umuntu kumva biragoye. Kumva k'umuntu ni ibintu bigoye cyane. Reka dusenge. Turagushimiye Mana nziza, habwa icyubahiro. Ubane natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, amena. Umuntu kumva biragoye, niyo magambo tugiye kwigana. Umunyabwenge umwe witwa Hama yigeze kuvuga akomeye, aravuga ngo uko ubona abantu bose bagenda burya ntibumva. Niko yavuze. Uko ubona abantu tugenda ariko ntabwo twumva. Ubwo noneho nshatse nanavuga ni burya ubona n'abantu bicaye ariko burya nabwo bashobora kuba batumva. Arangije aravuga ngo kugira ngo uzabwire umuntu yumve, kugira ngo uzabwire umuntu yumve, uzamubwire ikintu kimwe. Icyo kintu kimwe ukivuge inshuro 7 ugisubiramo. Izo nshuro 7 wongere uzikube 7. Uri kuvuga ikintu kimwe, wongere ugisubiremo, wongere ugisubiremo. Aravuga ngo kandi ugerageze kugisubiramo mu buryo butandukanye, ahari nibwo umuntu azumva. Hari ONG nigeze gukorera, twari dufite umunyamahanga yari umwongereza. Iyo yatubwiraga igikorwa tugomba gukora, inshuro nyinshi yagisubiragamo. Noneho byagezeho njyewe bitangira kumbangamira, ariko simbivuge cyane. Kavuge se yaturebye abona turabaswa, ibintu ari kutubwira abona nitubyumva, ku buryo akomeza gukora bisubiramo. Umuntu wanatubazaga ngo uru rupapuro nabahaye mwarubitse, ngo nimwongere murukuremo murebe niba rwanditseho gutya. Ubwo abantu twongera tukajya mu bikapu byacu kureba rwa rupapuro ko twarubitse kandi rwanditseho ibyanditsweho. Akongera akavuga hashize akanya, nimurebe kuri page ko ari urupapuro akavuga umubare, ko ari urupapuro rw'uyu mubare, mwongere murebe. Nimwongere murebe ahana twarushyize ko ariho ruri. Nkibaza ese yabonye turabirabura, abona ko nta bwenge dufite,
komeza kugenda dusubiriramo ibintu kenshi, ariko mu by'ukuri kugira ngo umuntu yumve Hama niko yavuze, birasaba kumubwira ikintu, ariko icyo kintu umubwiye ugakomeza ukakivuga, ukagisubiramo, ukakivuga mu buryo butandukanye, ahari ngo nibwo umuntu azagenza gute, nibwo umuntu azumva. Ingero dushobora kuzibona. Polisi ijya ishyira ibyapa ku muhanda ahantu hose, ikavuga ngo gabanya umuvuduko. Abashoferi baba bari kubireba, bakabisoma, bakabyumva, bakabisobanukirwa, barangiza bakabirengaho bakihuta kugeza igihe impanuka ibaye. Mu by'ukuri uriya muntu nawe kumva kwe biragoye. Nigeze gusoma igitabo cy'inkuru, ntabwo njya nkunda kubwiriza nkoresheje inkuru z'ibitabaho, ariko reka yo nyikoreshe. Iyo nkuru yavugaga uburyo ngo igitagangurirwa n'inkuba byaganiriye, ariko ntibivuga. Nuko inkuba ngo yaje kubwira igitagangurirwa iti burya abantu ntibumva. Igitagangurirwa nacyo kiti burya ntibareba nubwo babona bagenda. Ati ngira gutya nkashyira utuntu mu nzira twanjye dusanzwe, abantu najya kubona nkabona baraje batuguyemo kandi bareba. Ati burya rero nubwo bafite amaso ntibareba. Inkuba nayiti ntabwo bumva. Iyo imvura igiye kugwa ndakubita hirya no hino, nkakubita ngo bahunge bajye mu nzu, ibyo biri hanze babyanure, ariko imvura ikarinda ibanyagira, ikarinda inyagira ibintu byabo banze kubyanura, kandi nabateguje mbere y'igihe. Maze inkuba nayo iza ikomfirima ivuga yuko abantu tutagenza gute, tutumva. Hama nawe rero yarabyitegereje aravuga ngo urebye abantu ntibumva. Ikibazo cyacu rero gikomeye kandi kizakomeza no kuba ingorabahizi cyerekeranye n'uko tutumva. Muri filozofi bo banavuga yuko umuntu ashobora kuba akuri iruhande, urimo umubona ukagira ngo arahari kandi ntawe uhari, mu bitekerezo yagiye. Ubu hari abantu bicaye aha bari gutekereza ku bintu byinshi. Kare turi kuri indirimbo itangira, twarimo tuyiririmba, mbona bamwe turi mu mwuka, nza kubona undi muntu umwe muri twe baramuhamagaye, ahise yitaba telefone, turi no mu rusengero, ahita yitaba telefone, nabibonye, ahita yitaba telefone. Buri ugira ngo se wasanga yarabonye umuntu umuhamagaye ari ibintu biri janse byihutirwa, agahita avuga ati henga nize mbisubize hakiri kare mbyiteho, no kugira ngo nsohoke njye hanze njye kwitaba ahari ntibinyoroheye. Kandi twagiye tubwirwa ko mu rusengero abantu bahitabira telefone. Se hari umuntu umwe nigeze gusura mu rusengero rwabo, ntabwo ari abakristo, yarandaritse ndagenda. Amwe mu mabwiriza yampaye ngiye kwinjira mu rusengero rwabo, yarambwiye ngo ntabwo tujya mu rusengero telefone zifunguye, urabanza ufunge telefone. Ubwo yafashe yarayifunga, nanjye yanjye ndayifunga. Arangije arambwira ngo kuko muri rusengero abantu bahavuganira n'Imana mu masengesho no gusoma ibyanditswe byera, bateyemo harimo imikeka myinshi cyane ku buryo nyine n'ahantu ugira ugakora meditation. No kugenda ntabwo tugenda duseta ibirenge, kuko ushobora guseta ibirenge ukaderanja umuntu uri mu rusengero ari kwisengera. Bityo tugenda twitonze kandi twigengesereye. Reka mbabwire abantu b'Imana, narigengesereye, ninjira nigengesereye, telefone nayizimije. Kandi ati inkweto, ntabwo yari bari abisilamu, oya ni irindi dini. Arambwira ngo inkweto nazo ntabwo tuzinjirana, turazikwetura. Ubwo turazikwetura tuzishyira ahabugenewe. Ndinjira, amabibiriya yera ndayisoma, mfata n'ubundi butabo bwabo bw'amasengesho, nuko ndi gusoma nkajya mvuga nihenga ndebe ko harimo n'isabato, abadive niko twabaye. Ariko nkasanga irimo,
nkareba n'ibindi twizera ngo ndebe ko birimo, nkasanga birimo. Nuko rero mu by'ukuri ahantu h'Imana n'ahantu ho kubahira, ariko abantu turabyumva, kumva bikagorana, kubishyira mu bikorwa bikagorana. Abantu rero ikibazo cyo kumva gikomeje kuba ikibazo gikomeye. Umuntu ashobora kumva ariko akanga kwakira ukuri yumvise kubera yuko gutandukanye n'ibyo yakuriyemo. Uyu munsi dufite iki kibazo gikomeye. Umuntu arabona ukuri kuri muri Bibiliya, cyane cyane mfatiye urugero nko ku isabato, akabibona ariko kuko bitandukanye n'ibyo yakuriyemo naho yavukiye, akabyumva ariko kubyakira bikamugora. Hari igihe umuntu amenya ukuri ariko akabona guhinduka bizamugiraho ingaruka, nabwo akabyirengagiza. Rero biragora kwemera ko wari waribeshye imyaka myinshi, wabivumbura nyuma ukaba wakomeza kubyemera. Nanone kandi hari igihe biba atari ikibazo cyo kutamenya ukuri, ahubwo umuntu akaba yakumenye ntashake kukugenderamo. Bibiliya rero iyo tuyisomye hari icyo itubwira. Muri Yohana igice cya 3:16 hari amagambo avuga yuko abantu bikundira umwijima bakanga umucyo. Uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo, babitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Abantu bakora ibibi kandi abantu bakunda umwijima. Reka mbabwire, mu mwijima ninjoro umuntu ashobora kuva mu cyumba aryamyemo akagenda yambaye ubusa ajya muri dushe cyangwa se ahantu hari ubwiherero, ariko ku manywa ntashobora kubikora. Noneho ikintu cyerekana ko abantu dukunda umwijima, wambaye nk'ubusa cyangwa uri kogera nko hanze, umuntu agahita aturuka nka hariya afite itoroshi ari gutorosha, ntabwo uyu muntu yakwirukanka ajya ahari umucyo, ahubwo yirukanka ajya ahantu hari umwijima ngo yihishe. Hari igitabo twigeze kwiga cyari cy'icyumweru cyo gusenga, baje kuvugamo umugabo umwe, inkuru y'umugabo umwe ngo yari afite amaronji ari kuyarya. Nuko ironji rya mbere aritonoye agiye kurirya ngo abona riraboze, arishyira ku ruhande. Afata ironji rya kabiri agiye kurirya abona riraboze, arishyira ku ruhande. Afata irya gatatu naryo ngo abona riraboze, arishyira ku ruhande. Hari hasigaye amaronji abiri. Haravuga ati ariko ikibazo, aya maronji niyaboze cyangwa bimeze biti? Ngo abona rero urumuri ruri kwaka, aravuga ati uru rumuri nirwo rukunyereka ko amaronji aboze kandi nshaka kuyarya. Henga nzimya amatara nirira amaronji yanjye. Yazimije amatara, ubundi yirira amaronji yarasigaye kuko atigeze abona ko yo aboze. Yesu rero yarabyitegereje, maze muri Yohana igice cya 3:16 haravuga ngo abantu kuko bakunda ibibi, bakora ibibi, bakunda umwijima, bakanga umucyo. Abantu bakunda ibinyoma, bakanga ukuri, kugeza igihe ukuri rimwe na rimwe kuzimirira mu nzira. Mu gihe cyo kwa Yeremiya hari icyo amateka atubwira kandi kigaragaza ko abantu koko tutumva. Iyo usomye muri Yeremiya igice cya 25:3 tuhasanga amagambo akomeye avuga ngo uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda ukageza none, maze imyaka 23 ijambo ry'Uwiteka rinzaho, nkavugana namwe, nkazinduka kare, nkababwira, ariko nimwumva. Ikibazo cyo kutumva ko abantu batuye mu isi ntabwo ari icyacu uyu munsi nonaha, ahubwo ni ikibazo gikomeje kubaho kuva na kera, cyakomeje kubaho kuva na kera. Nimutekereze,
umuntu uvuga ngo uhereye ku mwaka wa 13 wa Yosiya ukageza none maze imyaka 23 nzinduka nkavugana namwe ijambo ry'Uwiteka rinjeho nkababwira, ariko nimwumve. Nimutekereze kubwira abantu. Kandi ijambo rya Yeremiya ryari ukubwira abantu kwihana, kureka gusenga ibigirwamana, bagasenga Imana yo mu ijuru. Bese ryari ikangura rihamagarira abantu kubyuka bakava mu byo bari barimo bakinjira mu bagakora ibikwiye. Yeremiya aravuga umwaka wa mbere abantu ntibumva, umwaka wa kabiri kugeza ubw'imyaka ibaye 23 ababwira, ariko ntibagenze gute? Ntibumve. None umuntu kumva biroroshye? Umuntu bigusaba imyaka 23 uvuga ntiyumve? Reka mbabwire, simvuze ngo tubibare, ariko dushatse twanabibara. Reba imyaka umaze mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Reba ibyigisho wize uko bingana. Niyo twakora imibare yoroshye wasanga umaze kwiga ibyigisho byinshi cyane, ariko se warumvise? Hari aho byakuvanye, hari aho byakugejeje. Reka dufate urugero ruto cyane. Ku isabato twiga icyigisho cya mu gitondo cy'Abakristo. Ubwo mu ishuri ryo ku isabato tukiga amigisho ari mu ibyigisho 7 by'icyumweru, sibaye 8. Twarangiza muri gahunda yo kuramya tukiga ikindi cyigisho, bikaba ibyigisho 9, nubwo harimo ibindi byo mu hagati ntari buvuge. Bikaba ibyigisho 9 utabariyeho ibitambuka mu ndirimbo. Ibyigisho 9 bya buri cyumweru bitambuka mu matwi yacu. None ubwo mu kwezi ni ibyigisho bingahe? Mufate telefone none dukora imibare. Mu kwezi ni ibyigisho bingahe bica mu matwi y'Abadiventiste? 9 urakuba 7, ubonye kangahe? Yego 30 na kangahe? 9 tukuje 7 ntabwo 30, ahubwo ni 70 turakuba 4. Yeah, that's right. Murakoze. Turafata 9 dukube 4. Tubonye kangahe? Yego 36. Noneho ubwo no kuvuga ngo mu kwezi ibyigisho bica mu matwi yacu ni 36. Ku mwaka ubwo ni ibyigisho bingahe? Murakuba n'amezi 12. Mubonye kangahe? 400? Mufashe mubonye kangahe? Ni mufate telefone mubare neza. 400, ibyisho 432 bitambuka mu matwi yacu mu mwaka umwe. Noneho ikibazo kindi kirakomeye. Reka ne kukibaza buri muntu wese. Ngo mfate nk'umuntu umwe nk'urugero. Fata imyaka umaze uri umwizera, ukube n'ibyigisho tubonye 432 by'umwaka umwe. Urebe ibyigisho umaze kumva byanyuze mu matwi yawe. Wowe ubonye ko ari bingahe? Tubwire. Ibyigisho 5184. Reka tubaze sister hano. Wowe ubonye bingahe? Ibyigisho 8,800. Reka mbaze umuyobozi w'ivuga butumwa wakoze imibare. Niyo yikoze. Aha. Ibi byigisho ni bike cyangwa ni byinshi? Ni byinshi. None se warumvise cyangwa ntiwumvise? Aho nunsubize, wisubize. Yeremiya yamaze imyaka 23 niko turi gusoma abwira abantu, abwiriza abantu
ngo bumve bihane. Ariko ikibazo gikomeye Yeremiya yagize nuko yaje kubona ko abantu batumva. Iyo dusomye muri Yeremiya igice cya 8:23, niyo mpamvu yaje kugira agahinda. Aravuga ngo ye baba we, icyama umutwe wanjye ukabamo iriba ry'amazi, n'amaso yanjye akaba isoko y'amarira, kugira ngo ndire ku manywa na nijoro, ndirira abantu banjye bishwe. Cyaje kugira ubwo Yeremiya muteye agahinda, abona abantu ntibari kumva, kandi abantu bakeneye kumva. Akagahinda muri we yumva kamuviramo amarira akomeye cyane. Ikibazo cyo gutekerezwaho rero, kubwiriza abantu imyaka 23 ariko nibumve, ibi nabyo biteye agahinda. Ikintu kigoye kurusha ibindi si ukwigisha umuntu, ahubwo ikigoye kurusha ibindi ni uguhinduka k'umutima w'umuntu. Kuko kwiga no kwigishwa no kubona ababwiriza beza batandukanye mu ngeri zabo zose zitandukanye twarababonye, ariko ikibazo cyo guhinduka k'umutima gikomeje kuba ingutu. Iki kibazo rero gikomeje kuba ingutu, kiri gutuma benshi twiga ibyigisho byinshi ntiduhinduke, tuzakomeza no kwiga ibindi byigisho ntiduhinduke, bizasoza turimbutse kandi twarize byinshi. Ni akaga gakomeye cyane. Yeremiya igice cya 6:16 hari amagambo avuga ngo Uwiteka avuga ati, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati ntituzayinyuramo. Abantu bari gufashwa, ariko igisubizo kikaza ari ukunangira imitima. Nigeze kubwiriza ahantu hamwe, ntabwo ndi buhavuge, hari mu Mavuna, maze igihe ndimo ndi kwihanisha, ngiye kumva numva umuntu mubizera aravuze ngo mwigisha, wikomeza kuvunika utwihanisha, kuko twamaze kunangira imitima yacu, ntabwo tuzihana. Hari igihe abantu banangira imitima neza kadadira, akavuga ngo ibyo ukora byose urarushywa n'ubusa. Yeremiya yabwiraga abantu ati nimuhinduke, mureke gusenga ibigirwamana mugarukira Imana. Ariko abantu bakamubwira bati ntidushaka kugendera muri iyo nzira. Abantu benshi baravuga bati sinzi impamvu nahinduka, nyamara ikibazo si uko batabizi, ahubwo nuko badashaka kuva mu byo bamenyereye. Iyo dusomye mu kugana Yesu igice cya 24 na paje 24, tubona yuko abantu benshi bafite ibyifuzo byo kwera, ngo ariko rero ibyo bigundiriye aho ntacyo bimara. Benshi bazazimira nubwo bifuza kandi bakiringira ko bazaba abakristo. Nibamasha kimwe ngo begurire Imana ubushake bwabo, nibahitamo kuba abakristo bamaramaje. Amagambo ndetse nuko avuga ko abantu benshi bazarimbuka, kandi muri bo bari bafite ubushake bwo kujya mu ijuru, bari bafite ubushake bwo kwera. Uyu munsi waje kuko ufite ubushake bwo gukira, utabufite ntabwo wari buze. Ubwo bushake rero nibugungirira aho ngaho ntacyo buzakumarira. Ubwo bushake bwakuzanye bugomba gukomeza kuguteza indi ntambwe. Kandi reka mbabwire bantu b'Imana, iyo ibi ndi kubivuga, buri muntu wese aba agomba kwisuzuma akitekerezaho. Matayo 13:14, ko ndagira ngo ndebe ko nihutangane ku musozo. Ndetse ibyo Yesaya yahanuye bidusohoyeho ngo, kumva muzumva ariko ntimuzasobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Abantu muri iyi minsi barumva ariko ntibasobanukirwe, barareba ariko ntibabone. Dufite amatwi ariko ntitwumva, dufite amaso ariko ntitubona. Ntabwo nzi iki kibazo umuti wacyo aho uzava, ariko ahari umuti w'iki kibazo uzava muri Mwuka Wera. Ahari menya ariho ikibazo cyonyine, ariho iki kibazo cyonyine
kizabonera igisubizo. Tugira amaso nitubone, tugira amatwi nitwumve. Iyo usomye muri Ezekiyeli 12:2 haravuga ngo, mwana w'umuntu, uturana n'ab'inzu y'abagome, bafite amaso yo kureba ntibabone, bafite amatwi yo kumva ntibumve, kuko ari ab'inzu y'abagome. Ubundi iki nacyo ni ikibazo. Ezekiyeli yaritegereje, abona abari kubwira bafite amatwi ariko ntibumva, abona abari kubwira bafite amaso ariko ntibabona. Mwibuke yuko uyu Ezekiyeli yari umuhanuzi, rimwe na rimwe wakoreshaga n'ibimenyetso ngo hari abananiwe kumvisha amatwi barebesha amaso. Yeremiya we akaba yari umuhanuzi wagiragaho noneho yabona ari kubwira abantu ntibanumve akarira, ngo ahari aho nibabona amarira ye birabatera impuhwe bumve, ariko nabwo bakavuga ngo ntituzumva, ntituzahindukira ibyo ukora byose. Bene data, iki kibazo gituma tugira amatwi nitwumve, gituma tugira amaso nitubone, kizakemuka gute? Kizasoza gute? Uyu munsi twese turabizi ko turi mu bihe bya nyuma by'ubuhanuzi, kandi koko iyo abari kwiga ubuhanuzi dukomeza kubwiga tukagenda tureba uko bugenda busohora, tubona ko koko ibihe turimo ari ibihe bidasanzwe. Ariko se bantu b'Imana, nubwo turi mu bihe bidasanzwe, ni bangahe bajya bagira imbaraga zo kumvisha ubwonko bwabo n'ibitekerezo byabo ko bari mu bihe bidasanzwe bibagira abadasanzwe? Ubu koko abantu tumaze igihe turi mu bubyutse dusenga ngo tubone umwuka wera, itorero rigashyiraho ingamba zikomeye, tugashyiraho amavuna, tugashyiraho amavugurura, tuzajya dukomeza tubwirwe, ariko koko kumva bigorane. Uku kumva ndi kuvuga si ukumvisha amatwi. Buriya ubu Ezekiyeli turi gusoma ibye hano, wowe waje kubona ko abantu bafite amatwi ntibumve bakagira n'amaso ntibabone. Mu by'ukuri si uko igihe Ezekiyeli yavugaga abantu batumvaga ibyo ari kuvuga, barabyumvaga bakabyumvisha amatwi yabo, ariko habaga hari ikindi kirenze ibyo yavugaga bumvaga. Bagombaga kumva ariko bakanashyira no mu bikorwa. Kuva icyo gihe rero kugeza n'uyu munsi mu bukristo bwacu turacyafite izi ngorane. Abantu turumva, hari ikigisho twanize ahari ndumva cyangwa narakivuzeho kivuga ngo aho wahereye wimyoza byakumariye iki? Abantu turumva tugatsindwa ariko twabuze imbaraga ishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu muzabona ubukristo bwacu ntibuva hariya, nuko ngo buhora buhagaze ahantu hamwe, ntabwo dukura, rimwe na rimwe ahubwo dusubira inyuma tugakura nk'isabune. Iyi mibereho rero bana b'Imana igomba guhinduka. Reka buri wese asengere mu mutima we kugira ngo avanwe mu bantu batumva ashyirwe mu bantu bumva. Iki nicyo cyifuzo gikomeye kandi gikuru buri wese akwiriye gusengera, kandi nanjye uri kubivuga nkagisengera kugira ngo numve ngire imibereho ihindutse ihamya ukwera Imana inshakaho. Umubare w'ibyigisho byose nigishijwe byinshi bitagira ingano, amasengesho nasenze yanjye ku giti cyanjye atagira ingano, bikwiriye kugira nabwo impinduka zitagira ingano zimbaho, kuko Imana yancoyeho byinshi. Kuko iyi ni investment ikomeye Imana ibiri gushora kugakiza ku mutima wawe. None nimurebe ibyo bintu byose bingana bityo, umubare w'ibyigisho bingana bityo, abana b'Imana barabwirije, bamwe baranasarara, abandi bakarara basenga ngo Mana iri jambo ngiye kuvuga urihire, abantu baryumva rihindura imitima yabo. Imana ikora ibyo bintu byose ari investment iri kugushoraho,
ariko iyi investment Imana ikomeza kudushoraho imeze nk'aho igishoro cyayo igishora ariko ikagishora ahantu hari ubutaka burumbye. Imeze nk'aho iki gishoro igishora ariko igasanga ahari ubu bucuruzi ntabwo buri kunguka. Kandi ikiza cy'Imana ntabwo icika intege, irakomeza ikadushoraho izo mbaraga zazo zose zidasanzwe, igakomeza igashora ngo ahari rebe yuko yandonka ntawe yakuronka. None bantu b'Imana, tuzakomeza gutera Imana igihombo cyangwa byibuze tuzavuga tuti Imana ubu none igishoro wancoyeho ndashaka yuko n'inyungu ziboneka? Uyu munsi uba inyungu y'Imana nibyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Reka dukomeze gushimira umwigisha wacu. Dufite kwibaza, ese turumva? Ese twibwira ko twumva? Icyo dukwiriye gusobanukirwa nuko Uwiteka adushaka ndetse ahora ateze ibiganza kugira ngo uwumva ijwi rye amusange. Uwiteka akomeza atugirire neza twese. Gahunda yacu rero iri kwegereza ku musozo. Mbere yuko dusoza, ndagira ngo nsabe korali ize hano imbere, nubwo amasaha yagiye baturirimbire indirimbo imwe. Murakoze.